Reka twongere twishimire kubana namwe muri aka kanya ubwo tugiye kwigana ingingo y'uyu munsi. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko igira iti imbere n'inyuma. Aho icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 7 umurongo wa 15 hagira hati: nta cyinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Amagambo aboneka muri Mariko igice cya 7 umurongo waho wa 15. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo isoza ibyigisho by'iki cyumweru, ariyo ngingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ariko mbere yo kujya mbere muri iki cyigisho, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, twishimiye ko ukomeje kubana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dore tugiye kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, utwiyoborere, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Inshuti bakundwa, mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, igice cya 47 n'icya 48 bivuga ngo umurimo wa Kristo, n'ikindi kivuga ngo umukuru ninde. Hari amagambo akomeye cyane tugiye kurebera hamwe muri iyi ngingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Agira ati mbere y'icyubahiro habanza kwicisha bugufi, kugira ngo umuntu afate umwanya w'imbere mu bantu. Ijuru rihitamo umukozi umeze nka Yohana umubatiza, kandi wemera gufata umwanya uciye bugufi mbere y'Imana. Aya ni amagambo akomeye cyane, aho tubona yuko n'ukuri imbere y'icyubahiro akwiye kubanza kwicisha bugufi, kandi ijuru rihitamo umukozi umeze nka Yohana umubatiza, yewe wemera gufata umwanya uciye bugufi imbere y'Imana. Umwigishwa wa Yesu wemera kumera nk'umwana muto niwe ushoboye kandi ukwiriye mu murimo w'Imana. Bene data, ngo abamarayika bo mu ijuru bazakorana n'udaharanira kwikuza, ahubwo agashaka gukiza imitima. Ntago ijuru rizakorana n'umuntu utemera guca bugufi kandi agashaka gukiza imitima. Icyo tukwiye guharanira rero kuri uyu munsi wa none ni ugukiza imitima, ni ukuvuga ibya Yesu tukabibwira abatigeze babimenya. Aya magambo aboneka mu wifuzwa ibihe byose, paje 344. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, kandi ntitwinezeze. Inshuti mukundwa, iyo turebye mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15 umurongo wa mbere, haragira hati: twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Niho aya magambo n'undi dusomye haruguru hano aboneka. Umuntu wese wizera Kristo, naho ukwizera kwe kwaba ari guke, intambwe ze zikaba zidakomeye nk'iz'umwana muto, ntabwo akwiye guhabwa agaciro kari hasi y'abandi. Icyo Kristo ashaka ni uko tukwiye kugira ukwicisha bugufi, ntiturangwe no kwishyira hejuru, bityo tukaba abagaragu bashimwa b'Imana Data wa twese uri mu ijuru. Icyo ari cyo cyose
cyatuma tugira icyo turushije abandi, byaba se amashuri menshi? Ese byaba se amashuri n'uburere? Ingeso nziza se? Uburere bwa gikristo? Uburambe mu idini? Tugomba kumenya yuko dufitiye umwenda abo bandi batagize amahirwe nk'ayacu, maze dukoresheje uburyo bushobotse bwose tukabagezaho ubutumwa bwiza. Ayo mashuri twaba dufite, ubwo burambe twaba dufite mu idini, iyi ngeso nziza twaba dufite, ndetse n'uburere bwa Kristo twaba dufite, ibyo byose tukwiye kubikoresha duharanira kugeza ubutumwa ku bandi. Nibwo tuzashimwa n'ijuru, kandi ijuru rikabasha kudutoranya nk'abemeye kwitangira umurimo waryo. Nshuti mukundwa, niba dufite intege, dukwiye gukomeza amaboko y'abacitse intege. Aya niyo magambo akomeye cyane y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ni ukuri icyumweru cyose tuba twarakirangije twiga, ariko hari iby'ingenzi nibura wowe ubwawe uba warasigaranye mu byigisho twagiye twiga. Aya niyo magambo rero dukwiye kuba tuzirikana kuri uyu munsi wa none, atugaragariza yuko dukwiye kwicisha bugufi, bityo tukaba abagaragu bashimwa n'Imana. Imana ikabasha kudutoranya, ikadutoranyiza gukora umurimo wayo. Kuri uyu munsi rero, wewe ubwawe ushobora gufata icyemezo ukavuga ati ngo Mana, nanjye nemeye guca bugufi. Ibyo mfite byose nemeye kubikoresha mparanira kugeza ubutumwa ku bandi. Intege mfite uyu munsi n'agahenge mfite uyu munsi, reka nkakoreshe ngeza ubutumwa ku bandi. Ibi nitumara kubikora, tuzaba dushimwa n'ijuru. Reka dusoza icyigisho cy'uyu munsi, duce bugufi, dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kwishimira kubana nawe muri aka kanya. Tumaze kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Tubonye ibyo dukwiye gukora kuri uyu munsi wa none. Tubonye yuko intege nke zacu dufite dukwiye kuzikoresha, ndetse dukomeza amaboko y'abacitse intege. Natwe turakwinginze rero kugira ngo urusheho kutwongerera intege, natwe tubashe kujya mu murimo wawe uko bikwiriye. Ibyo nibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.